Umugabo yageze mu bitaro mu cyumba cya 25 umugore we yari yabyariyemo ariko ntiyamubona. Yaramuhamagaye telefone ntiyacamo nawe ntiyabyitaho kuko ari yahageze. Yashakiye mu bindi byumba byarimo ababyeyi babyaye yisetsa ati umugore wanjye nawe rwose ubu ari kuba inkora ngo nkomeze mushake. Yiyemeje kutongera kumuhamagara ngo nawe mutungura mugireho batavuganye. Akomeza gushakira mu bindi byumba ariko nabwo birangiza atamubonye. Yumvise yikanzemo ahamagaye telefone ye nanone ntiyacamo. Uwo mwanya yahise asohoka ahura n'umuganga aramubaza ati ariko namubona nawe turi kubaza nde ninde uri kuvuga. Umugabo ati oh sorry ni umugore wabyariye mu cyumba cya 25 ngezemo nsanga nta muntu urimo habe n'umurwaza cyangwa imyenda yabo. Muganga ati umubyeyi wari urimo ntabwo akiri hano yagiye, ababyeyi ntibagitinda mu bitaro cyane cyane iyo babyaye neza nkawe. Umugabo byaramucanze ati yatashye ryari. Umuganga ati Sarisi uri kuvuga Arisi twamusezereye kare cyane yavuye hano mu gitondo iyo yanatashye neza ari kumwe n'umugabo we. Yakomeje amubaza ati ahubwo suriya wabyaye ni mushiki wawe umugabo we muravukana se mupfana iki. Umugabo yatunguye cyane ati ye uvuze ngo umugabo we ninde ko ari njye. Umuganga nawe yatunguwe n'icyo gisubizo amusubirishamo nanone ati umugabo we ni wowe kuwe Moses ninjye wamwitagaho none ngo niwe mugabo we ubagahise muri iyi minsi yose amaze hano. Yego ni mike ariko si iminsi 2 ishirite utarageraho wita umugore wawe yabyariye. Umugabo yakomeje kumirwa. Muganga bibonye ati none ngwino nkwereka izina ry'umugabo we umubyeyi w'umwana wamwiyandikishijeho wasanga ari ngiri kumva nawe ngwino da wasanga akazi kenshi katumye ncanganyukirwa. Gusa Alicia we twari tumaze no kuba inshuti yabyaye umwana w'umuhungu mwiza rwose sinzi niba ndi kwibeshya ariko umugabo we niwe batahanye. Binjiye mu cyumba umuganga areba ku ifishi aramubaza ati witwa Didier. Umugabo ati oya muganga sinitwa Didier njye nitwa Muhire. Muganga ati Muhi umugore wawe yabyaye urihe umugore wawe yitwa nde ni Alicia cyangwa. Muhire yacitse intege ati na Alicia yewe na Alicia yari yambwiye icyumba arimo naje tuvugana kuri telefone niyo mpamvu naje aricyo ninjiramo. Namaze kwinjiramo mubuze nongera kumuhamagara ariko ntiyacamo niko gushakira mu bindi byumba nkamubura bikarangira nkubajije nk'umuganga nari mbonye hafi. Alicia tubanye amezi 15 kuko yasamye tumaranye amezi 6. Sinzi niba mbibaze neza gusa umwaka urarenga. Ni umugore wanjye rero wikomeza kubimbaza irindi zina yitwa ufite inema. Muganga yaramubwiye ati Muhire nanjye nitwa Dorcas nibwo nyirangiza amashuri ibi bitaro mbijamo vuba. Ni usanzwe hivuriza ndakeka ko ari ubwa mbere uhambonye ariko ngize amatsiko menshi cyane. Icara tuganire umbwire uko ibintu byose byagenze kugira ngo ugere aho uvuga ko umugore wawe yabyaye waza mu bitaro ukamubura yajyanye n'undi mugabo. Muhire yicaye hasi ku gasima Dorcas amufata ikiganza aramubwira ati haguruka nkwereka ahantu hatekanye twicara nibwo urabasha kumbwira uko bimeze wisanzuye. Na hano ntacyo hatwaye ariko abantu bashobora kuhanyura kenshi nyine bakakurangaza. Yaramuhagurikije amujyana mu modoka yari iparitse hanze. Yari agiye kujya muri konji y'ukwezi umusimbura nawe yahageze. Nta barwayi bandi yari afite bo kwitaho bityo yari afite umwanya uhagije wo kuganira nawe. Bakimara kwicara mu modoka Muhire wari witwaje ibintu bitandukanye birimo igikoma ibyo kurya n'imbuto yabaye nk'ungutse agatekereza abwira muganga Dorcas atumva we reka mpamagare mabukwe mubaze uko bimeze. Yaramuhamagaye nimero ye ntiyacamo yagizemo ubwoba arongera ati yanze gucamo none reka mpamagare murumuna we numve ko yabaza ahari. Yahamagaye murumuna wa Alicia nimero icamo ariko irirangiza. Muhire yagize ikizengerera yumva ashatse kuruka abwira Dorcas ati mutwisunjya numva ntacyo gukora mfite rwose ibitekerezo byanjye bibaye nk'ibiguyemo intozi biri kwivangavanga sindi uko nabigusobanurira. Dorcas yamaze iminota mike amwitegereza nta numwe uri kuvugisha undi. Muhire wari kwikura mu mutwe no mu maso inshuro nyinshi hanyuma aramubaza ati Muhire urumva noneho wanyizera ku buryo wambwira ibintu byose uko bimeze reka tuganire ntugire ikibazo ndagutega amatwi kandi nguha amakuru yibanze nk'umuntu witaga kuri uyu mubyeyi. Hari ibyo numvise gusa nageraga ngo ni imikino. Muhire noneho yarigutse dore ko ari yegamye ku ntebe yo mu modoka ati wabanje ukambwira ibyo bindi se uko bimeze mbwira wowe ibindi nanjye ndabikubwira. Dorcas nawe ati ariko niwe ugomba kubanza kumbwira reka tubikore nk'uko twabisezeranye sibyo Muhire. Muhire yari ihanganye yarikoroza aratangira ati kubikubwira uri umukobwa sinzi uko urabasha kubyumva basi uyu umugore cyangwa umugabo gusa ubuzima. Yagize ikiniga amarira amanuka ku matama. Dorcas aramwegera mu agatambaro aramubwira ati Muhire ntugire impungenge ndagutega amatwi uko bishoboka kandi ntugerageze guhisha amarangamutima yawe. Wumve ko nanjye ndi umuntu kandi nanjye mfite ibibazo byinshi nabo uzumbibwira ariko biranshimisha gutega abandi amatwi kuko mu kubafasha kwanjye mba nifasha uko mbahumuriza nanjye niko mba nihumuriza. Muhire yafashe ako gatambaro kahumuraga cyane bidasanzwe agerageje kwihanagura abanza kukihumuriza ariruhutsa ati muga aka gatambaro gatumye ngarura imbaraga mbega impumuro noneho reka nkubwire njyewe nitwa Muhire nk'uko nabikubwiye
iwacu yewe n'iwanjye ni hafi hano, nta minota 20 irimo kuri moto. Iwacu barakenye kuri rwa rwego ntabasha gusobanurira umuntu nkawe watese wifitiye imodoka w'umuganga wakize ari muto ngo abyumve. Turakennye, ongera umuvugo turakennye. Ese umere Doruka nako muga. Dorcas ababaye yaramubwiye ati muhire, ndakumva birumvikana ko wabuze aho uhera, ariko hera kuko umugore wawe yaje hano mutari kumwe, ibindi ndagenda bikubaza gake gake. Muhire ati umugani reka bariho mpera. Namenye ko umugore wanjye yaje kubyara uyu munsi mu gitondo, nahise mva mu kazi nzinaha mageze nyine bigenda uko. Dorcas ati ndumva bidasobanutse, byagenze bite ngagera igihe cyo kubyara utari inaha. Muhire noneho yumvise abonye uburyo bwo kubimusobanurira byose ati ndahera ku ivuka ryanjye ngeze uyu munsi. Navukiye mu muryango ukennye cyane, papa na mama nabo barabaswe n'ubusinzi. Duke babonaga batunywagamo inzoga abana tukimenya. Mvuka mu muryango w'abana 4, twese twarashatse gusa nta n'umwe uturanye n'undi. Mama na papa babana n'umwuzukuru kandi nabwo baracyari abasinzi nubwo bageze mu zabukuru. Mu gukura kwanjye ibintu byose byabaga bigoranye. Amahirwe nagize nayo kwiga ngarangiza mu wa 3 segonderi. Nyirivamo natangiye gukora ibiraka, nkora akazi gatandukanye nawe urakumva nyine k'amaboko. Nta kibanza wacu bari kumpa, mbese nta n'ubufasha na buke nari mbatezeho. Uko nabonaga udufaranga niko natuzigamaga kugira ngo nzagere ku bintu bikomeye. Amafaranga make amaze kuboneka, natangiye kubaka inzu imaze kuzura njya gupagasa mu birombe ngo mbone yo kubaka ibikoni n'uruzitiro. Byari ibirombe bya zahabu ari byo nkoramo n'uyu munsi. Kubw'amahirwe mpuza na boss angira umugapita. Ntugire ngo nahembwaga menshi ngo nuko ari muri zahabu, nahembwaga amafaranga asanzwe nk'ayabanyakabyizi bose. Gusa yari amagije kuko mfashije kugera ku ntego zanjye zimwe na zimwe. Muri icyo gihe nibwo nahuye n'umukobwa mwiza muri ako gace witwa Galicia, ariwe waje kuvamo umugore wanjye. Navuga mu kirombe tukabonana, akaza kunsura aho nabaga, tukagirana ibihe byiza pe. Nta gahunda yo gushaka umugore nari mfite habe namba, ariko yatumye nyigera. Ntibyatinze twahise tubana nka nyuma y'amezi 6 tumenyanye. Tukibana rero hashize ukwezi atarasama, arambwira ngo birasanzwe ngo bibaho. Hashira amezi 2 nabwo atarasama, arambwira ngo nabyo ni bisanzwe. Hashize 3 musaba ko tujyana kwa muganga bakadusuzuma, arabyanga atitegereza bizakunda nsame nk'abandi. Nanjye kubw'urukundo namukundaga nako mukundana n'ubu ndamureka. Nanze kugira uwo mbiganirizaho, nizera Imana ndategereza. Nka nyuma y'amezi 6 nibwo yambwiye ati none ubu ndatwite. Dorcas yamuciye mu ijambo aramubaza ati none si mwabanaga wakoraga? Muhire ati oya, namujyanye iwacu aho nubatse nkajya musura rimwe mu cyumweru. Ubundi mba ku kazi ndataga nje kumureba mu mpera z'icyumweru. Yakomeje kumubwira ati maze kumenya ko atwite nakoze nivuye inyuma ngo mbone amafaranga ahagije ku buryo azabyara dufite amafaranga ahagije kuri konti. Nawe urabizi hari igihe kubyara bigorana ugasanga ageze kure kandi ibyo byose bisaba ko ufite yo kwishyura ibitaro. Amafaranga yose nakoreraga mu mpera z'icyumweru ntashye narayamuhaga, nkamubwira nti tuzapanga icyo kuyakoresha cyunguka nyuma y'uko byaye. Nanjye nzahita ndeka aka kazi ko mu kirombe cyane ko narebye nabi wagwamo, hanyuma tuyakoreshe mu bindi nirerera umwana wanjye muri hafi. Wumve ko nta natani yaryagaho utambajije. Muhire yabaye nk'uwibutse ikintu gikomeye ati muga umva nkubwire, uzi ko bino bintu bitumvikana? Dorcas ati bitumvikana bitese? Muhire ati yarabyaye koko cyangwa? Dorcas ati ariko se muhi wowe ntushaka kunsetsa, yabyaye nyine yarabyaye, sinakubwiye ko umwana yabyaye ari umuhungu? Muhire ati yari yuzuye se amezi 9 yarashize? Dorcas yarumiwe ati yari yuzuye rwose kandi yabyaye neza. Muhire yikije umutima atuzi ko ibintu nta muntu nabibwira ngo abyumve. Amezi nakubwiye siyo, Alice yambwiye ko asamye nta mezi 9 arimo, nta mezi 9 ashize rwose, none ngo yabyaye umwana ushyitse amezi yuzuye? Oya ntibishoboka muga. Muganga Dorcas nawe ati Muhire ubanza utuze gato kandi birasobanuka, ubu ngewe ntangiye kugenda mbyumva gake gake. Muhire ati icyo nakubwizaho ukuri nuko muri iki gitondo aribwo umugore wanjye yamamagaye ndi mu kazi akambwira ko yaje hano mu bitaro ko yabyaye. Nanjye nahise nsaba uruhushya kuko nari kuzataha ku wa 6, bituma nzi uyu munsi ku wa 4. None uri kumbwira ngo amaze iminsi 2 ari hano? Ubwo se ushaka kuvuga ko yaje hano ku wa 2 akaba ari nabwo abyara? Dorcas yabuze icyo amubwira kindi ati hangane Muhire, gusa ibyo ngiye kukubwira niko kuri. Ku wa 2 Alice yaje hano atwawe mu modoka n'umugabo witwa Didi, undi muntu bari kumwe ngo ni mushiki wa Didi. Bageze hano tumuha igitanda ahita abyara kandi abyara neza nta kibazo kijemo. Uwo mugabo Didi niwe yiyandikishijeho umwana nk'uko wabibonye. Uyu munsi twabasezereye mu gitondo nabyo nabikubwiye. Burira mu modoka ya Didi baragenda berekeje muri uriya muhanda umanuka, ahubwo wowe uza waturutse mu wowe? Muhire ati naturutse mu haruguru, uwo hepfo ntabwo ari wowe werekeze wanjye. Dorcas ati none se muhi wasezeranye na Alicia? Muhire ati oya twabanye nta bukwe dukoze ariko nari ndi kubiteganya. Twapanze ko namara kubyara umwana amaze nk'amezi 6 byose tuzabikora.
Doruka nakumuga. Dorcas aramubwira ati sindamenyera ibintu byo guhamagarwa muganga, nkita Dorcas ntugire ikibazo. Muhire ati nyine niba witeguye kumfasha, njye sindi kumva neza ibintu uri kumbwira nubwo nisomeye ku ifishi niba ari n'ifishi cya gipapuro wanyeretse. Mfasha nk'uko wabinsezeranyije wumva ubusabe bwanjye. Dorcas ati niteguye kugufasha uko nshoboye, mbwira ngo fashe. Muhire ati niba iyi modoka ari iyawe, niba uzi kuyitwara, wanyuze mu muhanda banyuzemo nkagenda ndeba ko namubona, mfasha tumushake. Ariko ubwo uzi ko navuye mu kazi tuvugana nkagera hano tukivugana, namubwira ni ngaho kupa ngeze ku muryango wa 25 nakwinjiramo nkamubura, nakongera guhamagara nticemo kugeza n'ubu. Dorcas yamurebanye impuhwe yamufata ku rutugu ati Muhire reka nkugire inama, tubanze tujye iwawe wasanga ariho berekeje wenda nta wamenye. Ariko nabwo ntibyashoboka ko baba bari iwawe kandi umwana yamaze kumwandikisha ku wundi mugabo, ubu se nkubwiye iki? Ariko no kumukurikira utazi aho yaciye ndumva bidakwiriye. Dupfe kugera iwanyu ubwira abantu bo muri quartier uko byifashe, urahakura n'andi makuru wenda. Noneho nanjye ndakomeza ngo ufashe niba ngombwa tubishyire no mu buyobozi. Muhire nta yandi mahitamo yari afite, yemeye ibyo Dorcas wari wigire muri konje amubwiye. Bageze muri quartier yo kwa Muhire ava mu modoka baza abantu banyuragaho niba bigeze babona Alicia, nabo bati tumuheruka ku wa mbere nimugoroba, abandi bati tumuheruka ku wa kabiri mu gitondo ari kumwe n'umugabo w'umukire ufite imodoka ijya gusa niyo. Muhire ati none se uwo mugabo mwamubonanye nawe mu modoka mute? Nabo bati ntituzi aho bari bagiye, hari mu gitondo cya kare ntitwabitindaho. Umugore wawe nawe uramuzi ukuntu ateye, nawe umubaza ubusa, twaravuze tuti ni gahunda zanyu. Muhire ati nta muntu wigeze amubona kwa muganga se? Dorcas yahise amuca mu ijambo ati yabyariye mu cyumba cyihariye, kiriya cyumba cya 25 kibyariramo ababyeyi batifuza kubyarira hamwe n'abandi, bizaba kwishyura amafaranga ku ruhande kugira ngo ugikodeshe ubyariremo, rero ntawe ari kumubona. Muhire ati yaba ari iwanjye se? Ubwo kandi niko abantu bakomezaga guhurura bakikiza iyo modoka, bakomeza kumva ibyo yaganiraga n'abari bahageze mbere. Bamubwiye ko Alicia atigeze agaruka mu rugo, nawe arebye ubwinshi bwabo, handi yabonaga ko muri ako gace bose nka 2/3 bakikije iyo modoka, ababwira uko yagiye mu bitaro akamubura n'ibyo muganga yamubwiye ko yajyanywe n'undi mugabo. Abari aho barababaye, bamwe bamugira inama yo kubimenyesha ubuyobozi, yanamubura burundu nabwo bakaba babizi. Byarababaje cyane n'ababyeyi ba Muhire bahoraga mu nzoga bagira agahinda. Noneho ku rundi ruhande muri hoteli nziza cyane, umugore n'akana ke k'agahinja, umugabo ukiri muto n'umukobwa we nko muri myaka 19 bari bicaye bari kuganira mu ijwi ryishimira intsinzi, bateruye icyumba barimo harimo urusaku rwinshi wagira ngo harimo abantu 100. Umugabo wakwita umusore yabwiraga uwo mukobwa w'inkumi ati Riri uko byagenda kose ntabwo yahamenya. Umugore nawe ati ubwo yahamenya se yahagera ate? Riri nawe ati atahagera se twe twahageze dute? Ariko Alicia uzi ko mbashyigikiye, njye nuko nkunda musaza wanjye cyane, ariko iyo menye imigambi yanyu kare simba naraje mu bitaro ngo nje kuba nkuriho, nako nkurwaje niba nako babyita iyo umuntu ari kumwe n'umuntu wagiye kubyara, nako ubu narwaye nari umurwaza. Riri yakomeje kubasakuriza ati nubwo mwahemuka mu bundi buryo, buriya guhemukira umuntu utarigeze no gutekerezaho nabi mu isegonda, ukanamuhemukira ku buryo igikomere umuteye azagipfana, n'ababeshye ntabwo byabagwa amahoro. Muhire n'umwana mwiza nubwo ntamuzi. Yagiye kuvuga irindi jambo wa mugabo ati bitubihiriza Riri, reka twinywere turye ibyo dushaka, uraruharyame tuzataha ejo, nubishaka umbwire mwambutse umupaka ngujyane mu mahanga nk'uko wabyifuzaga, ariko njye n'umugore wanjye n'umwana wacu duha amahoro, kandi nawe wishakemo ibyishimo, ureke ibyo urimo ntacyo birakugezaho. Riri yavugiye hejuru ati Didier nawe Alicia ntawemerewe kumbuza kuvuga ibyo nshaka, niba mwanagiye kuri aya mafunguro n'izi fanta mumbwire mbibasigire. Wowe Didier uzi ko ushakanye n'umuntu, ushakanye n'inyamaswa yuzuye, umugore utinyuka gutuma umugabo we babanye kuva kera bakamarana umwaka urenga akaba amusize muri ubu buryo, wowe uri kwibwira ko uri iki ku buryo atazagusiga? Didier ati ariko we ntukiri umugore, kuko uyu mwana ni uwanjye, birahagije ngo mwizere. Ni gute ariko gumana n'uwo batabyaranye kandi se w'umwana mpare? Umugabo mubyaranye niwe uri umugabo. Riri yatujemo gake atari ku bundi byagenze bite ngo utere umugore w'abandi inda kandi abana n'umugabo? Njye simbyumva. Noneho umuntu w'umusore akaba ari usenya urugo rw'abandi. Buriya mu gitondo cyo kuwa kabiri warambwiye ngo umukobwa wateye inda agiye kubyarira mu bitaro ngo nze kumurwaza, ngira ngo ni kwa kundi mutera inda ntimwite mubagira abagore. Nanjye rero nagiyeyo nishimye, muba hafi nishimye, turinda dutana nibajije impamvu nta muntu wundi wamugemuriye. None n'ibyo byose mwakoze? Alicia ubu ko kugira umutima? Alicia yagiye kumusubiza, umwana ahita arira. Didier ararakara ati sohoka muri iki cyumba Riri, sinari nakishyuye icyo urararamo, ariko ngize amahirwe ntacyo nyishyuye, akira amafaranga uve hano utege moto tugende.
Liliane ayo mafaranga ahita asohoka agenda atekereza ku kiganiro cyose Didier yari amaze kugirana na Alicia, bavuga ko bamwizeye ko ntacyo bamuhisha ariko kwihangana bikanga. Yaratekerezaga ati ariko abantu babaye bate koko? Didier yigeze kumbwira ko ari umukobwa wa kure yateye inda, ko namara gutuza azamuzana bakabana. Ejo bundi ati wa mukobwa yabyaye ari mu bitaro, merekeza tujye kumureba. Yanzize ku bitaro ajya kumuzana mu rugo, umukobwa ahageze ndamwishimira, amaze kubyara ndahaguma mwitaho nzi ko ari umukobwa. Ikimbabaje nuko ari umugore. Didier yamuteye inda abana n'undi mugabo ngo witwa Muhire. Yewe umuntu akajya gupagasa, umugore agasigara amuca inyuma, bakamutera inda agakomeza kuruhaza ngo ari kuvunikira umwana yenda kubyara atari uwe, yanavuka ntabone uko asa. Basi iyo Muhire amubona mu maso nibura akamenya uko asa nubwo atari uwe. Ni gute Didier yahisemo gusenya urw'abandi aho gushaka umukobwa ukiri muto k'abamukunda ari benshi? Didier na Alicia bari basigaye mu nzu bari kuganira bishimye. Didier atari kubona izere ko ari uwagije na kurindi nta turaso twa Muhire turimo koko. Alicia yirakaje ati wibagiye ko narindi muri Wonapo mbere yo gushaka, mbigusubiriremo se? Didier yisetsa ati subiramo nta kibazo. Alicia nawe si ukuvuga yishimye ati urabizi ko ariwe twakundanye mbere. Icyadutandukanyije nuko nagutendetse kuri Muhire, gusa Muhire sinamukundaga kukurusha, ahubwo nuko ari wari ufite gahunda. Wowe nakubazaga igihe tuzabanira ngo ni nyuma y'imyaka 10, nawe waramvangaga. Alicia yakomeje kumusobanurira ko ibintu byose byagenze. Didier nawe amutega amatwi nubwo byose yari abizi, kuko yifuzaga ko abimusubiriramo ngo amasaha abe yicuma. Ubusanzwe mbere y'uko Alicia abana na Muhire yakundanaga na Didier. Didier yahoraga mu bintu byinshi, afite intego nyinshi ku buryo yumvaga atari hafi gukora ubukwe. Alicia yaramukundaga cyane ariko akumva yishakira umugabo mu gihe kitarambiranye. Yatangiye kumutendeka mu basore batandukanye ari nabo Muhire yajemo. Alicia we yibwiraga ko umusore uzamwereka ko afite gahunda yo kuba babana vuba azamwemerera bakibanira. Ubwo kandi nibwo yakomezaga no kuvugana na Didier akanamwereka ko amutendeka ku bandi basore ngo agire umuhate wo kumugira umugore vuba ngo batazamumutwara. Didier yamaze kumenya ko amutendeka aramureka arituriza, kuko umutima yaribwiye ati uriya mukobwa ni umusazi, yagiye muri Wonapo sinzi ko yabyara adashize umwaka, ndamuretse nashaka n'ubundi ntazahita abyara, nareba nabi umugabo akabimenya ntibazamarana kabiri. Alicia yabonye ko Didier yakuyemo akarenge, yimarira agahinda kuri Muhire wamukundaga cyane. Yakomeje kumwotsa igitutu, Muhire amugira umugore mu gihe atateganyaga, batanasezeranye nibura mu mategeko. Nyuma y'ibyumweru 2 Muhire yagombaga gusubira mu kazi ke nk'ibisanzwe, akajya ataha mu mpera z'icyumweru. Alicia wari waramenyereye kurarana nawe buri joro byabanje kumugora mu minsi ya mbere, yibwira ko azabimenyera vuba. Icyumweru cya mbere cyashize irungu ryamubanye ryinshi. Umugabo yatashye mu mpera z'icyumweru, kuwa mbere azinduka asubira mu kazi. Alicia yigiriye inama yo guhamagara Didier akamuganiriza nubwo bari baratandukanye, akamenya amakuru ye. Yaramuhamagaye, telefone icamo, aramufata baraganira. Alicia yamusabye ko azamusura, Didier arabyemera. Hashize iminsi 2 ajyayo. Yarahageze nk'abantu bahoze bakundana, barahoberana, kurekurana biranga. Alicia yamutakiye amubwira ko umugabo wamwicisha irungu, anamubwira ko burya abura amezi 2 gusa ngo Wonapo irangire abe yasama, nubwo abeshyaga Muhire ko impamvu adasama ari bisanzwe. Didier yahavuye Alicia yaciye inyuma Muhire. Didier nawe sinakubwira akomeje kujyayo mo hagati mu cyumweru, kandi nta muntu wapfaga kumenya ko ahaza kuko yitwikiraga ijoro, rimwe na rimwe akamara nk'iminsi 3 adasohoka. Igihe cya Wonapo cyarangiye Muhire ari mu kazi, Didier aba ari umutera inda. We na Alicia nibyo bifuzaga. Alicia akimara kumenya ko atwite inda ya Didier babiganiriyeho. Didier ati ariko njye ndagukunda, nubyara umwana nzamukunda, sinakwemera ko undi mugabo nderera, ahubwo buretse kubibwira umugabo wawe ko utwite, ureke tubanze dupange uko nzirerera umwana wanjye. Bafashe umwanzuro ko buri wese agiye kwitegura umwana yavuka. Alicia akajya kubana na Didier cyane ko ari we yakunze mbere. Ikindi noneho yari yemeye ko bazabana. Didier nta kibazo yari afite mu kuba Alicia bari bemeranyije kubana ari kumwe n'undi mugabo. Yumvaga ari amahirwe yo kuba ahubwo yitaweho neza nawe akaba yisuganye. Nuko umwana yavutse, Alicia na Didier bagahita bajya kwibanira, Muhire atazi bijya mbere. Muhire akimara kumenya ko umugore we yajyanye n'undi mugabo, abaturage bakamubwira ko atigeze agaruka, yajya niwe koko akamubura. Dorcas nawe yemeranyije n'abamugiraga inama yo kubimenyesha ubuyobozi. Yarabyemeye ajya kubimumenyesha, gusa yasaga n'utanze ikirego. Rero yagombaga kubirekera mu maboko y'ubuyobozi, bukaba aribwo bugikurikirana. Kwiyakira byaramunaniye, bihurirana nuko amafaranga yose Alicia yari yayacikanye. Kuri uwo mugoroba Dorcas yaratashye, asiga amusabye gukomeza umutima kandi yabitekerezaho ntagerageze kwiyahura, ndetse amusezeranya ko azamuba hafi uko bishoboka kose, yamukenera akamuhamagara. Yaramubwiye ati ndi muri konji y'ukwezi, nukenera umuntu wo kuba ari kumwe nawe uzampamagare. Kuri uwo mugoroba ababyeyi be baje kumuhumuriza bari kumwe n'abandi bagabo bo muri ako gace.
Baraganiriye atangira kwakira ibyamubayeho mu rugero runaka, ariko batashye yongera kwibaza ukuntu umugore yakunze bakabana amezi angahe, amara kubyara akajyana n'undi mugabo. Mu gitondo yarabyutse yoga mu maso agiye kujya mu kazi ngo arebe ko kamwibagiza Alicia, abura imbaraga. Yihagazeho yambara neza ajya mu muhanda ngo abatembera, naruhagaruke mu rugo wenda ibyo arabona bitekerezaho akanya gato. Akigera mu muhanda yahuye na Dorcas ari muri siporo yahagira cyane. Dorcas yarahagaze aramusuhuza, Muhire yatangaye cyane ati urya se ninaho urahagera? Dorcas ati harya ntabwo nabikubwiye, cumbitse hafi hano, nashatse kuhamara icyumweru kimwe mbere yo kujya gusura iwacu kuko ni muri konje, ahubwo ngwino tujyane makwereke. Bahise basubira inyuma, Dorcas ajya kumwereka haba. Binjiye mu gipangu amwinjiza mu nzu, ahamagara umukozi abazanira icyayi n'umugati. Muhire agisoma bwa mbere telefone irasona, umuntu atazi niwe wari umuhamagaye. Yitabye yongeye ijwi, umukobwa arira cyane ati Muhire ihangane. Muhire ati ko ufite ikiniga byagenze bite? Umukobwa ati sinzi niba ndabona aho mpera pe, kwihagararaho byananiye, ngomba kubikubwira. Muhire yamuteze amatwi, umukobwa aratangira ati nitwa Lili, ndi umukobwa mukuru, musaza wanjye yitwa Didier. Muhire na Dorcas bumvise avuze izina Didier, bose bashigukira rimwe bati Didier. Lili ati yego ni Didier, muramuzi se? Dorcas yongoreye Muhire ati mubwire ko utamuzi. Muhire yarabimubwiye, rirakomeza kumusobanurira ibintu byose n'ikiniga cyinshi. Yahereye iruhande amubwira uko byagenze ngo umugore wabyare umusaza we Didier amutware. Muhire kubyakira byaranze cyane ko n'amafaranga yose yazigamye Alicia yari yayatwaye ahita agwa hasi. Dorcas yafashe telefoni n'ubwoba bwinshi abaza Lili ati wakuye hehe nimero ya Muhire? Njye ndi wa muganga wamwitagaho. Lili ati ninjye wa mukobwa wari uri kumwe na Alicia mu bitaro, nimero ye niho nayikuye. Nari mfite telefone ye nkimara kumenya ko hari umugabo yahemukiye witwa Muhire, ndebamo nimero ye ndayibika. Dorcas yahise amubwira ko aguye hasi ati reka nshaka uko mwitaho nihuse tuze gusubira. Dorcas yamukozeho yumva nubwo aguye hasi arakanguka vuba, aramwegura amujyana ku buriri bwe, agiye guhamagara muganga w'inshuti ye ngo azamufashe kumwitaho bitabaye ngombwa ko amujyana ku bitaro. Muhire nawe koko ahita akanguka. Dorcas yagerageje kumufasha kugarura ibitekerezo ku murongo, ageze haratuza bakomeza kuganira. Iminsi yakomeje kwicuma. Alicia na Didier bari baravuye muri hoteli bari kubana mu kandi gace ka kure. Amafaranga yose Alicia yari yarakuye kwa Muhire yarayamuhaye nayateranya n'andi, akomeza kurangura ibintu byinshi hanze y'igihugu. Yari umucuruzi arangura imyaka mu kindi gihugu akayicuruza mu gihugu cye. Ukwezi kwa mbere kwashize Alicia atagitekereza kuri Muhire. Yari yishimiye kubana na Didier. Muri iyo minsi Didier yahamagaraga mushiki we Lili ngo bavugane, akanga kumuha umwanya, akamubwira ati oya Didier sinkiri mushiki wawe, agahinda mwateye Muhire kazabagaruka, nta mahoro na make muzabigereramo. Njye ntuzongere kumpamagara kandi no mu rugo ntuzongere kubahamagara. Ubu twese turakwanga, twaguciye mu muryango nubwo utabizi. Nta n'umwe wifuza kubona uwo mugore wawe utagira umutima. Hababaje uwo mwana gusa, niwe twagirira amatsiko, ariko nawe ntabwo tumukeneye, yarabyawe n'abantu nk'amwe. Didier yaramuretse, ahamagaye na nyina ntiyafata telefone, ahamagara na Sebubuko, ahamagara abavandimwe be bose nabo banga kumufata, yiyemeza kujya kubirebera mu ngo zabo. Uwo yageragaho wese yangaga kumukingurira. Yabonye abavandimwe be bari barashatse banze ko yinjira mu ngo zabo, agiye iwabo ngo arebe ko se na nyina nabo barabigenza uko. Yageze yakomanze mama aza gukingura, abonye ari we ahita akinga. Mama ubwe niwe wari umubujije kwinjira iwabo. Yicaye hasi ku muryango, mama yisubirira muri salo. Hashize nk'isaha agiye mu isantere, agikingura umuryango asanga Didier atigeze agenda. Yamugiriye impuhwe, aramubwira ati noneho ngwino tuganire, nta kundi byaye ikibazo irakirigata. Binjiye mu nzu, yicara ku ntebe, asanga na se yicaye ari kwinywera icyayi. Se yahise yigira imbere, Lili nawe ariyegera, abandi bana b'iwabo batari bagashatse n'umujinya mwinshi nabo baramwegera bati ngaho usobanura ukuntu wibye umwana n'umugore w'abandi mbere yo kugira irindi jambo tubwira. Didier yahuje amaso na Lili ati Lili kuki wabibabwiye, kuki utambikiye ibanga? Lili ati wakabiri ukunshimira ahubwo, kuko iyo nahaba umugabo watwaye umugore aba yariyahuye azi ko umugore we bamushimuse. Ariko ubu ngo barabizi ko icyatumye umugore wa mwanga ari uko nyine atamukundaga. Ubu azi ko umwana yibwiraga ko amutwitiye atari uwe, ari uw'abandi. Ubu ndamuhamagara nkamubwira ko akwiriye gukomera, nta kijya mu kazi kubera wowe atunzwe na muganga Dorcas, niwe ujya kumutekera akanamumesera. Muhire yararembye kubera mwebwe, warangiza ngo nakuvuyemo, uhishira umurozi akakumara ku rubyaro, wasanga ufite n'izindi ngo wasenye muri buriya buryo. Didier wituma nkoresha imigani mibi gusa. Didier yubitse umutwe, saramubwira ati mwana wanjye rero, umwana amenywa na nyina. Iyo udasenya urw'abandi ngo utware umugore n'umwana, uwo Muhire ntiyari kuzigera amenya ko uwo mwana atari uwe nubwo yari kuba ari uwawe. Icyiza kirimo nuko Muhire yimenyeye ukuri. Gusa reka nkubaze, ubwirwa n'iki ko umwana ari uwawe? Kuki udatekereza ko ubwo yacaga inyuma umugabo we kuri wowe
ariko yamucaga inyuma no ku bandi wenda bakaba ari bo babyaranye. Ubwo se yaba uwawe wumva ubuhemu yifitemo ari wowe wazananirwa kubwereka? Niba yaragukunze mbere kuki yaguhaye umwanya nyuma yo gushakana n'undi? Urumva agira umutima? Wowe nturangura imyaka hanze, ntumara n'ukwezi utaragaruka. Ubwo se ko yamucaga inyuma mu minsi 5, wowe urumva mu kwezi bizagenda bite? Ubwenge buke gusa. Ubu ari wowe babikoze wakwishima? Kuki mwishimira inyungu z'abandi mukirengagiza nimba mutera abandi? Njye naguciye iwanjye mu gihe ukibana n'uwo Alicia, ntuzangarukira. Nitujya duhura ujya impunga ntazakomena n'uwo mutwe. Nabyaye imbwa gusa. Umusaza yari yarakaye cyane. Didi yahise ava iwabo yicara mu modoka atekereza ku byo bari bamubwiye byose, asanga ari ukuri. Yaribajije ati umugani uriya mwana mbwirwa n'iki ko ari uwanjye? Wenda reka nemere ko ari uwanjye, ariko se koko nibiba ngombwa ko nigira kurangura mu mahanga nibizarangira maze y'ukwezi kurenga? Ahubwo nibe na Muhire yamaraga iminsi 5 kandi Alicia yamucaga inyuma. Njye nimara ukwezi nzasanga baramuteye inda y'impanga 3. Ku rundi ruhande Muhire yari yarakiriye ko Alicia yamuhemukiye. Aho yari yaratanze ikirego bamubwiye ko ntacyo babikoraho mu gihe nta cyangombwa na kimwe afite cy'uko we na Alicia bari umugabo n'umugore. Bamuciye intege bati niho umwana yarabonye se niwe dukwiriye gukurikirana. Wari warashimuse umugore w'abandi anatwite? Yabibwiye Dorcas nawe biramubabaza. Yari yarakomeje kumuba hafi, barabaye inshuti zikomeye bavugana umunsi ku wundi. Dorcas yageze asubira mu kazi kuko konje yari yararangiye na Muhire agasubiramo. Mu kazi nta kindi Dorcas yabaga atekereza uretse Muhire. Yahoraga amukumbuye akumva yajya kumureba ku kazi, akenewe kakamubana kenshi akabura kajya kumureba. Muhire we yamutekerezagaho yatekereza akazi akora ko kujya mu kirombe, cyane ko ariko kazi kari gasuzuguritse cyane muri ako gace kuko kasabaga kwinjiramo hasi mu isimu mu mwobo. Agahita amwikuramo avuga ati bwaba ari ubusazi nisanze narakunze umuganga. Didi yakimara kuva iwabo bamubwiye ko bamuciye mu muryango, yagize iwe mu rugo nta jambo ari kuvuga. Alicia ati baby byagenze bite kutavuga? Didi yakomeza guceceka. Yinjiye mu cyumba, Alicia aramukurikira ati sheri wababajwe nande kutari kumvugisha? Didi ati Alicia ibyo ngiye kukubwira sinzi kubyakira neza, ariko mbabarira ubyumve. Ejo ndajya hanze y'igihugu, ndajyana n'umushoferi wanjye tujye kurangura. Sindatera imbere cyane ku buryo nk'umushoferi imodoka nkamwizera ngazazana imyaka atangavuye. Sinzi igihe nzamarayo gusa sinzatinda. Alicia nawe ati kutabimbwiye hakiri kare se? Didi yatunyihanganire kutabikubwira kare, gusa ntagiye twahomba ibintu byinshi. Ndagusigira amafaranga yo kwishyura inzu, ndamutse ntinze wazahanyira ibyondo. Iryo joro Didi yari atavuga. Alicia yamubaza impamvu. Didi yatimangayikishijwe n'umunsi w'ejo. Mu gitondo cya kare yarabyutse afata imyenda yose arayipakira. Alicia yakiryamye aragenda aramusoma aramubwira ati ko gusoma bwa nyuma biraryoshye. Iyi nzu yishyurwa menshi, utinjiza menshi ntiwayimaramo kabiri. Nuhangayike nayagusigiye nintinda uzishyure. Alicia isi yose muri rusange si nziza, ariko iyawe bwite wayigira nziza binyuze mu kubaha abantu bawe, bamwe bagukundana umutima wabo wose. Ndagukunda urabizi, usigare amahoro wowe n'umwana wawe. Mu bitotsi byinshi Alicia yaramubwiye ati uri kuvuga ibiki sheri? Ndabizi ko twishyura inzu ihenze, gusa amafaranga nazanye nyavanye kuri Muhire yayishyura imyaka 3. Ikibazo ufite ni ikihe? Yarihanganye arabyuka aramuhobera agiye kumufasha gupakira imyenda, asanga yose yayipakiye. Ati Didi sheri kuki wayipakiye yose? Ntabwo uzagaruka? Didi ati niko mbigenza buri gihe, ariko reka nyisiga wa mugani. Icyatumaga nyijyana yose mbere nuko hari igihe namaraga ukwezi hanze, nagaruka ngasanga inzu nabagamo barayitanze. Umbabarire nari nitwaye nk'uko nitwaraga nkiri umusore, noneho usubira kuryama sinzatinda ntugire impungenge. Alicia ntiyarazi ibijya mbere, yahise ajya kwiryamira cyane ko yarasize umwana wenyine mu buriri. Didi nawe kugira ngo akure imyenda mu bikapu atware mike, ahubwo niyo yarisigaye yarayipakiye. Umushoferi we yarahageze bapakira ibintu byose mu modoka, Alicia yakiryamiye. Ibikoresho byo mu nzu byose babipakiyemo, zaba intebe, ameza, amasafuriya, amasahani, ibintu byose uretse ibyo mu cyumba Alicia yari aryamyemo nta na kimwe basize. Imodoka babipakiyemo yari yo basanzwe bakoresha barangura imyaka myinshi, ariko ntiyari iye, yari yakodeshaga. Iye bwite yari ntoya ishaje, ariyo yaguze kugira ngo akunde ajye mu mubare w'abafite imodoka zabo bwite. Shoferi yatwaye yari irimo ibikoresho byo mu nzu byose, Didi yatwariye bwite. Alicia yari agikomeje gusinzira nta kintu yitayeho. Yumvaga ko nyine Didi yari kwitegura kugenda nk'umuntu ugiye mu kindi gihugu kurangura imyaka gusa. Iyo myaka yaranguraga nawe yayiranguzaga abandi. Ntiwavuga ko yari umucuruzi nk'uko biba bimeze ku bandi bose mu buryo buhoraho, kuko yajyaga kurangura rimwe na rimwe abacuruzi yaranguje imyaka yashira akajya kubarangurira indi. Alicia yari yizeye ko Didi yamukunda cyane, nta buhemu na buke yamubonagamo. Ku ruhande rwo kwa Dorcas na Muhire ubucuti bwakomezaga kwiyongera, urukumbuzi narwo ari rwose.
kubera ko batabonanaga buri munsi nk'ibisanzwe. Buri mugoroba baravuganaga bukenda kubakeraho. Umunsi umwe Dorcas yumvise Ntara atamubonye araremba, yiyemeza kumutungura akamusanga aho aba mu minsi y'akazi. Yaribwiye ati akazi bakarangiza saa 11, aho acumbitse ndahazi, aragera asange nahamutanze tuganireho gake mpite ngaruka. Mfite imodoka ntabwo njye birangora kugaruka ku icumbi. Yarabikoze ajyayo aparika imbere y'inzu Muhire yakodeshaga hafi y'ikirombe, nawe atazi ko ari ibisanzwe. Akigera hafi abona imodoka isa n'iya Dorcas iparitse imbere y'inzu ye. Yasaga nabi cyane yuzuye ivumbi, atwaye isarubeti mu ntoki. Yitegereje mu modoka atungurwa no kubona ari Dorcas waje kumureba. Dorcas yahise ava mu modoka aramwegerera aramubwira ati nishimiye kukubona usa utya Muhi, waba gusa neza mu gihe duhuye cyose, nibwo nkubonye umeze utya, ariko nabyo ni byiza. Muhire yari yumiwe yabuze icyo avuga, akomeje kumwitegereza cyane. Dorcas ahita amuhobera. Muhire amusunika amwikura ati nakwanduza Dorcas, ntabwo ureba ukuntu usa nabi cyane. Dorcas ati humura, nushaka unyanduze n'ubundi nta muntu urabitindaho, ndataha mu modoka nta muntu urabimenya. Muhire nawe yaramuhobeye aramukomeza, abantu babanyuraho bagahagarara. Ntibiyumvishaga ukuntu umukobwa mwiza nka Dorcas ufite imodoka usa neza atinyuka guhobera umugabo nka Muhire wari uvuye mu kirombe asa nabi. Umuntu ukora mu kirombo basa nabi kubera guca mwitaka amanukamo hasi. Muhire nawe yasaga nabi cyane kubera ko yari amaze amasaha 7 munsi y'itaka. Bamaze guhoberana abantu batangaye. Dorcas ajya mu modoka ye akuramo imitobe yaramuzaniye, atakira ntwaze rero ngo usoreho iminota mike nsubireyo dore nakubonye. Binjiye mu nzu ya Muhire niyo yasaga nabi, ibintu bijugunyanze, mbese huzuyemo akavuyo. Muhire n'isoni nyinshi yabanje guhanagura intebe ya Dorcas ngo yicare. Dorcas arihanagurira aramubwira ati mbabarira ureke kwitwara utyo, wishaka kunyereka uko utari, uko ngusanze nuko. Ntabwo nazanye no kugenzura uko ubayeho, naje kuko nkikumburiye wowe ubwawe. Yaramubajije ati Muhire, kuki utanyisanzuraho? Kuki wumva ko kukubona usa utya ari ikibazo? Muhire ati nyine urumva umukobwa mwiza nkawe unyitaho nkawe, nifuza kumwereka mu isura nziza yatuma mbona akanyishimira. Dorcas ati gute se? Ibintu uvuga simbyumva. Uko waba usa kose ndakwishimira, ndakubona bikandenga. Uwampa amahirwe ahubwo nkajya nkubona buri munsi. Muhire yategereje kuri ayo magambo Dorcas yaramubwiye, aramubaza turakomeje koko wishimira kumbona uko naba nsa kose? Dorcas ati uwo mba mbonye ni wowe, uko usa ntibikuraho uriwe. Iminsi yari ishize Muhire yari ayimaze atekereza cyane kuri Dorcas, gusa akabona ntaho yahera ngo amubwire ko amukunda. Ntiyari yarize, yari umukozi wo mu birombe kandi nta mafaranga ahagije yagiraga. Yari umukene ukomeye cyane ugereranyije na Dorcas. Kumubwira ko ajya mukumbura kandi yamubona akishimira uko amubonye byaramushimishije cyane. Atangira kuvuga ibyo atateguye ati nyine muga nako Dorcas, uri mwiza, useka neza, uvuga neza, uri umukire, urambara ukaberwa, uzi ubwenge, nta mukobwa ndabona umeze nkawe. Nubwo nakunze Alicia cyane umurenzeho, sinzi niba nabyita urukundo. Yahise yikoroza arekeraho kuvuga. Dorcas ati kuki ucecetse se? Muhire yihagaze harakomeza ati uwampa amahirwe yo kumarana nawe igihe kirekire, tukajya tubonana atari uko wansuye cyangwa nagusuye gusa. Dorcas wasaga neza nk'umuntu waje mu modoka yahise amuhobera nanone ati Muhire wivuga byinshi. Ikiniga cyaramufashe ati mbabarira Muhire, uko waba warabifashe kose wumve ko nanjye atari njye. Iyo maze iminsi ntakubona akazi karananira. Muhire yamwikuyeho kuko yaramwegamye ku rutugu, amureba mu maso aramubaza ati Dorcas, wibuka ko uri umuganga? Umuntu hobeye utyo uramuzi? Wibuka ko nkora mu birombe ntize n'umugore wanjye yanyanze kuko ntacyo ndicyo? Kuki wowe ukora ibi byose? Dorcas mu buryo n'abatazi yisanze ari kuvuga ati ndagukunda Muhi, n'urukundo ngukunda rubinkoresha, kandi niba nawe nkunda ntugire ikindi witaho, bimbwire gusa nicyo nkeneye kumva mu matwi yanjye, ibindi uri kuvuga simbyitayeho. Ko Alicia mu masaha ya saa 9:30 mu gitondo nibwo yakangutse, yumvaga ashaka gusohoka ngo ajye hanze. Ageze muri sala buri ibintu byose yagize ngo nibitotsi bikimurimo, yatsa amatara, afungura amadirishya, hazamo urumuri, akomeza kubura ibintu byose, yewe n'amarido ntiyararimo. Yarikoroje yikora mu maso, afata amazi n'isabune arakaraba, arongera arareba asanga nta kintu kiri mu nzu, nta kintu na kimwe cyari kiyirimo. Yahise ajya mu byumba byose akomeza kubura ibintu. Yibwiraga ko wenda Didi yabishyize mu bindi byumba, ariko yaribeshyaga. Umutima wamuvuyemo, akomeza mu gikoni asanga nta kintu kirimo. Ameza, intebe, imyenda ya Didier, amasahani n'ibikombe, televiziyo, amaradiyo, amarido, ibintu byose nta na kimwe ukuyemo mu byabaga mu nzu, nta cyari kirimo uretse uburoso, korogati, isabune, ibase n'akajerekani gato kuzuyemo amazi. Umwana yarakangutse atangira kurira. Alicia ntiyamwitaho. Yahamagaye Didier ngo amubaze uko byagenze, niba yagiye adakinze bakaba babibye. Ahamagaye nimero ntiyacamo. Yongeye kuyihamagara bibuko, akomeza guhatiriza biranga. Yahamagaye Lili yanga kumufata, ahamagara abavandimwe ba Didier bose bibuko, ababyeyi be nabo banga kumufata, ahubwo bamwe bamukupa agihamagara.
Yicaye hasi ararira, ahita atangira gutekereza ko byanga bikunda batibwe, ahubwo ko ari Didi ubyihishe inyuma. Yahamagaye nyir'inzu, ni ukuvuga Landirodi, ahita aza yihuta aramubwira ati Didi yajya kugenda yampamagaye, yambwiye ngo mwimutse, sinari nzi ko wasigaye hano. Alicia ati simbyumva ariko twimutse se nsigara hano nyine? Landirodi yahise ahamagara Didi ku yindi nimero. Alicia yarumirwa kuko yahamagaraga nticemo. Didi yaramwitabye. Landirodi ati kuki utambwiye ko wasize umugore mu nzu? Didi ati sinjye wakodeshaga inzu se? Sinakwishyuye amezi yose mazemo? Uwo ni umupanga yinaguzigiyemo, mwumvikane murebe uko mwakorana akwishyura yibemo, nawe ngewe twarangizanyije. Yahise akupa. Landirodi biramurenga. Alicia wararira araboroga n'umwana ariko akomeje kurira. Landirodi yaramubwiye ati rekeraho kurira, urarira umaze gusohoka muri iyi nzu. Ni amahirwe ngize ndabona ibintu byose byavuyemo uretse matera yawe. Yisohore nayo ntangire nishakira abandi bo kuyibamo. Niba wumva wakomeza kuyishyura umpe amafaranga y'amezi 2, ibitari byisohoke wihuse. Alicia yakomeje kurira avuga n'ikiniga ati wambabare nkakwishyura ukwezi kumwe se? Landirodi yamubwiye umubare w'amafaranga y'ukwezi kumwe. Alicia yasanga yo Didi yamusigiye atavamo na kimwe cya kabiri. Yigiriye inama yo kuyafata agakodeshamo akandi kazu gato akaba karimo mu gihe agitekereza ku byari biri kumubaho. Uwo mwanya Landirodi yahise amusohora mu nzu nabi ati sinkuzi n'ubundi, iyo mba nkuzi mba nguhaye iminsi 3 yo kwitegura, ariko ntayo nguhaye. Fata umwana wawe mumvire mu nzu, ibyo musigamo ndabinaga hanze. Alicia yihagazeho akura umwana mu nzu, azinga amashoka na matera bishyira hanze. Agiye gukora ku gitanda, Landirodi ati uramenye ntunkorere ku gitanda, icyo ni icyo abaje gukodesha inzu yanjye basangamo. Dorcas na Muhire bo niko urukundo rwabo rwagurumanaga rwiyongera umunsi ku wundi. Nta kindi baganiraga uretse gupanga iminsi yo gufata irembo, gusaba no gukwa, gusezerana mu mategeko no mu idini. Rimwe na rimwe Muhire yumvaga bidakwiriye ko abana n'umuganga. Dorcas akarakara akamubwira ati umuganga n'umuntu nk'abandi, agira umutima nk'uw'abandi, arakunda kandi agakunda uwo umutima we wishimiye. Ahubwo nijye udakwiriye gukundana nawe kuko urihariye, uri umusore w'inzozi zanjye, kandi nizeye ko tuzatera imbere nyuma y'uko uzaba waravuye mu kazi ko mu kirombe. Bemeranyije ko agiye kuva mu kirombe akajya kwiga gukanika no gusudira. Uko niko byagenze. Nyuma y'amezi 6 gusa atangira kwikorera, ashoramo amafaranga menshi, ashaka n'abakozi bo kumufasha. Noneho za gahunda z'ubukwe bapangaga bazishyize mu bikorwa, barasezerana, babana nk'umugabo n'umugore mu rugo rwuzuyemo umunezero n'urukundo rwinshi. Igihe Didi yatarisiya mu nzu akamusigana n'umwana, yigiriye mu kindi gihugu atoriyo ntiyagaruka. Alicia yamaze kubona ko amusize n'abantu b'umuryango ya Didi bose baramwanze, ahitamo gusubira iwabo ku ivuko. Yagezeyo baramwirukana kubera ibyo yakoze, ajya gushakisha akodesha inzu mu dufaranga duke yari afite. Ubabayeho nabi mu buzima bwuzuye agahinda ko kuba yarabuze byose, yaba Muhire na Didi. Aba wenyine mu nzu n'umwana ntakimwitaho. Abantu bamwita ikigoryi cyakunze byinshi kikabura na duke. Kugira ngo abashe kuramuka bimusaba guca inshuro, agahingira abaturanyi cyangwa agakubura mu mbuga zabo, byakwanga akicuruza. Umwana we yamaze kugira imyaka 2 amusigira iwabo, nyina ni umwirerera. Iyo atekereje ku bihe byahise n'imyanzuro mibi yagiye afata, umutima uramurya akenda kwiyahura, kandi birashoboka ko azabikora kuko ntajya atora agatotsi. Iyo afite udufaranga yiyahuza inzoga ngo abyiyibagize, ariko bwacyo bikamugarukamo akenda kwimanika. Muhire na Dorcas nabo bakomeje gutera imbere mu rugo rwabo, ndetse babyarana n'umwana. Iyo Muhire amurebye arishima akabwira Dorcas ati waziye igihe, sinarinzi ko nzabaho nishimye nka gutya. Ubu mfite umwana wanjye nibyariye, nabyaranye nawe, wowe ntunce inyuma, ntungereranye n'abandi, kandi wankunze ndi umukene hanyuma y'abandi. Sinimvishaga ko umuganga yakunda umuntu nkanjye. Dorca, nta kindi nzakwitura uretse kugukundana n'umutima wanjye wose. Dorcas nawe ajya amubwira ati ni wowe muntu nabwiye agahinda kanjye kuva mu bwana bwanjye kugira mbaye umuganga akantega amatwi nkumva ndohotse. Gukura ntazi ababyeyi banjye byatumye nkurana ibikomere byinshi kubera kugirirwa nabi n'abanderaga. Nta byishimo na bike nigeze. Amahirwe nagize nabwo maze gukura nuko nabashije kubona umuryango, ukandihira nkarangiza amashuri nkabona n'akazi. Wowe Muhire wanyumuye ibikomere byinshi biruta ibyo nakomoye, wabayeho ababyeyi banjye batari kandi ukomeje kuhababera. Muri wowe mbonamo umuryango, mbonamo ubuzima burangwa n'ibyishimo, mbonamo urukundo nyakuri, mbonamo ahazaza hanjye n'ah'abana bacu. Nanjye nzakomeza ngukunde n'umutima wanjye wose nk'uko ngukunda uyu munsi. Muhire na Dorcas bajya bavugana na Lili kuri telefoni, akababwira ko Didi yishakiye undi mugore kandi ko atajya atekereza ku mwana we cyangwa kuri Alicia. Kuba ugeze ku musozo w'iyi nkuru birashimishije cyane. Niba yagufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntugende udatanze igitekerezo. Ushobora gukanda kuri subscribe niba utarahakora kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.